akamfesinga igihe muvuga ntaze kuzikurira kubyasa ndakwiyarne mada uramenye osh ndabarisha ako ntuce umurongo video hari n'iyindi nshajwa y'umugore ivugira hejuru yitwa niba ari ngo mana wamba bari nkamwiwe ngo ni wahara niba ari wahara niba ari rayira ibintu byitwa nk'ibyo niba ari ngora nazi sindamubona no kwisa. hanyuma rero kubijyanye n'iryo jambo ryakoreshejwe ngo akagore nge nahitamo kuba akagore keza nabwo k'umugabo aho kugira ngo mbure urugore rw'abandi bagore bagenzi banjye mayidiya byavuzwe ko usi kandi mujya musobanukirwa ibintu umuntu aba yavuze mujya musobanukirwa ibintu umuntu aba yavuze ntimukaze guhimbira umuntu bivugwa ko kandi ibi ni ibintu byari bimaze iminsi bivugwa ku mihanda byavuzwe n'utwa Patino na Cacana abo bose bakoreyeho baramuzi ubwo bazi ibyo bintu ngira ngo urabyumvishije wamba bari byo nusingira icyo mbivuga ngira ngo impamvu nashaka ko ibyo bintu tubigarukaho gakeya nabyutse mbona status y'umuntu witwa Buriane arangije avuga ngo umuntu uzanye n'uyu mugore amubwira aze murangira umuti utuma umuntu avuga ntazane ibyo bintu by'umweru mu kanwa bitabaye ibyo bitera abantu iseseme murakoze iyo ni ya mbere akubitaho n'indi ya kabiri bikurikirana aravuga ngo ngibi birakira uwo baziranye amubwire ashyira entre parenthèse ashyiraho ngo Ivata nawe yaje afata ifoto ya Buriane ahita ashyiraho ngo munyibutse uko uyu mugore yitwa kuko mufitiye aka message kihuse umuzi amubwire ati ashyira entre parenthèse wibeshye kuri Rayira kuko azi gutandukanya Brian na Buriane bagenzi bawe ntabyo batanga pe ubwo rero unyihanganire nge nta byishimo naguha ariko kumvugaho nimba biguha umunezero go ahead kabisa but ibindi byo shakira handi kabisa none se ubu nk'aba barapfike kandi mwabavandimwe mwe mwafasha abavandimwe mukabonga oya tubunge kandi numva bose bari mu gicu umuntu arabigenza ati aba bazi kuvuga rwose ntugire ngo hari umuntu uri buze kubitambika hagati ubundi we avuga ko nta muntu n'umwe avugira nta n'umwe avugira ngira aho bigiye ati ngiye mpfa kuba namenya andi makuru gusa ariko nawe mu kuvuga kwe arasa ntago ajya ashyiramo ibyo Rayira arasa rwose na toyi iri hejuru cyane hejuru mu bicu urumva Buriane yavuze ngo niba Buriane yabonye toyi Rayira imurya mu matwi byancanze urumva umuntu ugiye kumurusha kuvuga cyane buriya wasanga ariko nakavuze ariko mfite ubwoba nigeze gukora ikiganiro aha ndavuga ariko yes reka nongere ngo ikaze gukurikirana ibiganiro byacu kuri 3D TV Rwanda nkusuhuza werereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanzi neza kumurikiye 5/5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora aho tubasuje kandi twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Kenya Tanzania aho rero hose wumva ikinyarwanda reka twizere kumeze neza niba utanameze neza wihangane ejo bizahinduka ubu umeze neza ntagahora gahanze niko nkunda kwivugira hari igihe bwira umeze nabi ariko ejo bukamera neza ejo bugacya byagenze neza ngo bucya bucyana yandi mbere yanjye hicaye umumama mwiza cyane unasa neza rwose mbere na mbere yo kugira ngo tubanze tuvuge ngo imbumbe kuko ibumbiye hamwe byose reka tubanze tumubwire ngo arasa neza cyane rwose murakoze cyane yaba gusa yaba kwambara ibintu byose unaseka neza mbaye sawa murakoze gerageza useke turebe yambwira abantu kera hari indirimbo nakundaga kera niba ari Miss Jojo najyaga bavuga ngo wambaye neza ngo urasa neza akavuga ngo namaze urasharunye yego hari n'ahandi ngo bajyaga bavuga ngo wambaye neza agahita asubiza ngo iyo umbona ejo rero nanjye iyo nkubona ejo sasa iyo nkubona ejo bari kubusa neza izuba ntabwo ririmo kumurasamo cyangwa ndetse akanyicisha izuba abantu bagira amashyari kameramani uraje ungirira ishyari kuko nyibwire ngo ndi mwiza unyicishije izuba kameramani yabonye umeranye neza n'umunyamakuru ahita agira ishyari ubundi ngo bashaka aribo mumerana neza barashanzanisha ibintu by'ibivuta nk'ibyo numvishe byaciye ibintu ceceka mu kanya turabiheraho gato tumenye naho byaturutse ngira ngo ni saga imaze igihe kinini cyane ariko yongeye kumera nk'abyuka bitewe n'amaposte amwe namwe twagiye tumva nagira ngo tubanze duhereye kuri iki kintu mbere yuko tukinjiramo bataza kugira umuntu uvuga ngo twinjire mu matiku uyu muntu mubona imbere yacu ni Imbumbe TV amazina ye nyakuri araza kuyabibwirira ni bwa mbere tumuhostinze kuri Ready
dukunda iyo duhostinze umuntu akabanza yibwira abantu kugira ngo yinjire mu muryango mugari wacu abantu babe bavuga bati twungutse undi muntu mushyashya kugira ngo tumenye ngo tugiye kuganira nani. Mwakoze, nitwa Mukabaranga Esperance, ndi umumama w'abana babiri, ndi Imbumbe TV kuko iyo YouTube channel ni iyanjye. Saba abantu rwose mujye munkurikira ku Imbumbe TV, mukore subscribe, murayikinge na comment, kuko ngiye nyambwira abantu comment zose ntacyo zintwara, yaba commenting uvuga neza cyangwa commenting uvuga nabi, ibikurimo muri wowe nibyo umbwira, ntacyo bintwaye. Imbumbe TV cyangwa nayo iri muri ya koperative ya Gira Cana Umunyarwandakazi. Abanyarwandakazi ngo hari ukuntu bihaye gahunda yo kugira amacana. Iyo koperative se ivukira he, ifite ibyangombwa byitwa ngo iki? Ni kuri YouTube ngo baracyarimo gushaka president wayo. Urabyumva ngo Gira Cana Umunyarwandakazi. Ibyo bintu mwaciye ibintu muri gusa, ariko kuki mukunda ko ibyiza mwabonye abandi batabimenye? Ubundi kuki mwishyiramo ngo ni Gira Cana Umunyarwandakazi? Mwavuze se ngo Gira Cana Umunyarwanda ko namwe abagabo murimo. Urumva ko barakabanyarwanda. Ako kantu ko kwishyiramo ko abagabo ari mwe mugomba kugira cano. Kantu mwakikuye. Kandi twamaje kubona ko abagore namwe murimo kutugaburira. Kubera amatiku murimo kenshi. Turabasha. Ariko ahubwo geraje gusanga wenda nagira abantera amabuye. Naje gusanga amatiku ahubwo azamurwa n'abagabo. Rwose. Kuko abagore bo barashwana bagashaka kurwana. Mwarangiza mukazamukiramo mukabavugira nibyo batavuze, mugacuruza mukagira gute. Ubundi abagore ubwabo ubuzima bwabo n'ubujajwa. Sibyo? No gutongana no gushyirana. Ari amabuye? Oya. Ari untera amabuye uzi ko kira kutaba muri society irimo abagore. Reka nkubwize ukuri muvu. Ahantu abagore bari barenze babiri. Maze na babiri burya bashyirana hanze. Ariko ahantu abagore bateraniye ari benshi. Ariko ntago ari abagore bose, hari abagore tuzi, none se nta hantu tuzi office ziba zirimo abagore. Gasanga office nini bafite ukuntu bagiye babakatira utubiro, kandi ugasanga harimo abagore kandi barakorana bitewe n'akazi buri muntu ashinzwe gukora. Ntago ari bose rero. Hari n'abagore bifatanya rwose bagakora ibikorwa bizima kandi bikaba Rumaga yararimbye aravuga ngo ibyo byabaga mushiki wabo ataravuka. Mu rwego rwo kugira ngo atange urugero yumvikanishe ko hari abagore batameze nk'uko twabifataga, kandi ibyo bintu byaranaciye ko kwamugana. Ariko abagore bazima baracyahari. Bariho. Rwose ntimugace iteka, abagore bazima baracyahari bakora ibikorwa bizima, turanabafite hano mu gihugu. Oya, hari n'abagabo bakora ibikorwa bya kandi hari abagabo nabo barimo gukora ibikorwa nk'iby'abagore. Hari aho bajajwa nk'uko abagore bajajwa. Cyewe ubu narumiwe. Ubundi twebwe abagore nitujajwa ntimukagira ikibazo. Rwose ntimukumve ko ari igitangaza. Kuko abagore twebwe ibyacu rwose ibituraramo ni bikeya. Abagore benshi. Ariko biratangaje kubona umuntu w'umugabo w'injajwa. Kubona umuntu w'umugabo uri bwifata akavuga ibintu atafite gihamya, atazi iyo byerekeza. Buri abagore gutukana, abagore gushyirana hanze, abagore kwandikana ni kamere kuva na kera no kera no mu byarepfiriye wasangaga abagore hari n'abarwanaga. Ngiyo umuvuze nayo kugira ngo guhime nawe araza akakuvuga. Urumva mu gihe abagabo mwe bo bajyaga bakemura ibibazo mugenzi wawe yakuzana hiti kukicecekera ukamwihorera. Ariko ubu ngubu nabo ntiboroshye, itiku rirazamuka bagafatiraho. Rero ntabwo erega mu bantu ntago tuntu tubura. Ntabwo habura uruntu ahubwo imyitwarire yacu nyuma yo kumva urwo runtu. Gusa nyine no gusubizanya nabyo ni ikibazo. Wenda nanjye sinzi ko nabishobora, umuntu yantutse urumva sindi bugaye uwo batuka gasubiza. Birashoboka ko umuntu antutse nanjye namusubiza. Wenda reka ne kuga, ariko nanone ikintu cyo gusubiza umuntu wagututse waba umurushije iki wundi? Ni ibintu biri cheap cyane. Niba umuntu yagututse kutari ubisange mu isahane wamuretse akizenguruka. Ariko hari umuntu kuvuga ugasanga byakubujije umugati, ku buryo uwo muntu nta kwatsa umugati, ariko arakuvuze bikwaka umugati. Uwo muntu mu by'ukuri ntaba agufashe kunda. Urumva nyine hariho n'ukuvuga kubera ishyari. Hari umuntu ugira ishyari, kugirira ishyari akajya hari akakwanika, cyangwa se we ntabikore agakoresha abari bubikore. Akenshi rega nta nubwo wabikora ubimenye, hari umuntu kugirira ishyari yangiza agakoresha abantu. Ishyari ngo niryo shuri ryanyu umuntu yiga agiye kuba umurozi. Umva mubi cyane.
kuko umuntu ugufitiye ishyari uwamuha ikintu gitamo kimubwira ngo mugubanure yahita bikora byihuse cyane ishyari ni ribi nako ntabwo mbisubiramo abantu benshi bagiye babivuga ishyari ni mukuru w'umwicanyi nta nubwo ari muri umuntu we ahubwo ishyari ni mukuru w'umwicanyi. Hari igihe rero umuntu akora ikintu akagikora ari nko kwihorera abenshi bakacyita ko ari ishyari kandi ari ukwihimura ndaza kubera ibyo rero ntabwo ari ishyari reka nkubwire uko byitwa ibyo ni urugomo ni urugomo gushaka kwihumura ku muntu ku cyo yagukoreye ni urugomo ni ugukunda ibintu by'intambara gusa none se kuko buri umuntu utinyuka akajya kwihimura urumva abavuga ati reka nongeremo iki na wa wundi nawe yakumva ko yaje kumwihimuraho nawe agahita yongeramo iki ibintu bigakomeza bigakururana ugasanga urugomo rwabyutse. Ishyari rero ni ribi pe hari umuntu wigeze kuvuga ngo ishyari ryiza nta shyari ryiza ribaho. Ubu tuvuga urugero hari abantu muri izi ntambara tumazemo iminsi babonye byavutse nabo bagahaguruka bakavuga mu by'ukuri ntago bafite ishyari nabita ko bafite ishyaka kuko barimo baravugiramo kugira ngo bacuruze. Hari abantu babiri hari abantu babivugiyemo kubera ubugome sibyo ngo nawe se bamuvuga katumwote noneho turamubonye noneho ibiki n'ibiki. Hari n'abandi babivuze bafite icyo bita nakita ngo ni ishyaka bagapfa kuvuga kugira ngo bibonere amafaranga kuko bino bintu byaracuruje pe cyane. Urumva ngira ngo hari umuntu aravuze kuri iki kintu muri iki cyumweru ntabwo nzi ikintu yacuruje umuntu nyiri YouTube uyu munsi arimo aribaza ngo u Rwanda ni ikihe gihugu pe uyu mugabo niba ari umugabo niba ari umugore ibyo byose arimo aricara akavuga agatanga amanota ku Rwanda akavuga ati aba bantu ariko baranyinjirije. Urumva kuko abantu bose bagize ikintu nakita ngo ni ishyaka abatari bafite ishyari ryo kwanga bari abantu babiri bombi kuko harimo turavuga Clara na Nuza na Sabe. Yego harimo abari bafite ishyari ryo kwanga Sabe harimo abari bafite ishyari ryo kwanga Clara cyangwa se ugasanga hari ababanga bombi. Hariho n'abandi bantu bari bafite ishyaka ryo kuvuga ngo sho yabonetse reka ncuruze ahubwo ntibirangiye dukomeye twibone byo tuvuga. Wasanga hari umuntu urimo kwinginga Sabe ati waje kuri mikoro ugatuka imbesire ntawe bazabona rero uwo ni murongi Sabe ntashobora kujya kuri mikoro ngatukana ibintu nk'ibyo. Wasanga hari abandi barimo kwinginga Clara ngo ariko se bya bimenyetso abiduhaye Imana kubera iki nta rundi rwango bafite nta nubwo barimo no gutekereza kuri Sabe cyangwa Clara ahubwo barimo baratekereza kwinjiza amafaranga. Birangiye noneho turavuga iki aba bantu rero ntabwo nabita ngo nabanyeshyari kubera ko ntibafitiye ishyari Sabe ntibafitiye ishyari Clara ahubwo bafite ishyaka ryo kugira ngo binjize amafaranga muri izo saga zavutse. Ku Mbumbe TV wagiriwe umugisha wo kuganira na Clara njyanga ikiganiro nakibonye muri bo muganira Clara yakubwiye ko bira bintu byaturutse nibyo koko cyangwa se mu by'ukuri yabivuze nayo kugira ngo gute kuko kugeza uyu munsi wa none ntabwo twari twabona YouTube channel Clara yicayeho nga azabisobanuye ku zindi channel twe turacyabifata kuri channel yo tuba duti wabona arimo kwicururiza wabona arimo kugenda gutya ariko we mwaraganiriye ndetse ku murongo wa telefone turabyumva mu by'ukuri muvureka rero bira nibyo twumvisha namanza nkubwira ikintu kimwe ntabwo ndi umuvugizi wa Clara cyo kibanzo kimenye Clara n'umugore mugenzi wanjye ni mugenzi wanjye wagira ikibazo nkababara nkuko nanjye nakigira akababara. Sabe ni mugenzi wanjye wenda simfite ubushobozi nk'ubwe ariko ntuzarimo umurongo arimo niwo ndimo yagira ikibazo nkababara nawe niba wenda ntaganze ntakeneye no kumenya niba ngize ikibazo byamugiraho ikibazo ariko bose n'abantu turi muri society imwe ntago ndi umuvugizi wabo rero hataza kugira umuntu wumva naravugishije Clara ngagire ngo Clara bayantumye kuvuga ibintu reka gusa icyo nzi nuko nanjye kumuhamagara nagira ngo menye kuko nari numvishije amakuru avuga ko Clara yitabye inzego. Urumva noneho ikindi cya kabiri nari naravuze ngo reka ndeke abanza tuze nakubwiye ntibishoboka na Sabe namuhamagara ariko Sabe ntago ndi ku rwego rwe ku buryo mpamagaye yanyitaba sibyo sinzi ko pe urumva n'umuntu mudasanzwe mu koperatinga sindakorayo n'ikiganiro na kimwe iwe nibura mvuge ngo reka mpere kuri icyo kintu mubwire ngo Yesu barashaka kuvugisha. Ikindi cya kabiri ntakubeshye singiye kubeshya sindabona n'isura ye usibye kumubona gusa no kumvisha duhuye sinzi ko nanamumenye usibye kumukurikira ndamukurikira cyane nta kiganiro na kimwe ushobora gusohora ngo ndeke kukireba kera nanashyiragaho comment ari ikiganiro yigeze gukora nanjye ndanakomentinga cyane ndahagarara n'abantu bamuvuga nabi nkumva wamuvuze nabi nkamukubita. Ikiganiro cy'aba mu docteur Kanimba hari ahantu numvaga nanarwana
umuntu ari afite ishyaka ryo gufasha umuntu abandi bakamutera amabuye ariko abantu babaye bati ko afite icyo arimo gushakamo ese ubundi bwo cyaba kinahari yafashije ubundi bitwaye iki ko nta wundi wigeze avuga afata iyo initiative se ngajye gukora biriya urumva ntabwo muzi mu by'ukuri ariko nzi ko ari umugabo ufite ibikorwa bizima bifatika nabariye abadamu bandi abonzimo tuvugana cyane muri bo uwo nzi face to face ni Mpinga Nzima urumva hanyuma n'impanga ye nayo nayibonye gutyo ntago turavugana ni ngwino ndebe hajya ngwino urebe ntago turavugana mubona gutyo ahubwo babuze bamuvugira urwenya byabanariye kuko izina rya mwaka yavuga ngo niba ngo nigenda urebe ngo niba biriya bintu muba mukora ntago ari byo ariko rero biriya bintu no gushotora umuntu no gushota umuntu mu mutima ariko kuki mukunda ibintu bibabaza abantu umutima ibintu byo gufata umuntu urimo urakerensa ugira utyo kugira ngo ukunde ushoka umuntu ariko kuki mukunda gusenya imitima y'abantu urumva ngo niba yego nanjye izina rye kurifata byari byarananiye pe niyo mpamvu wari wirinze no kurivuga iyo ngiye kurivuga ndivuga nabi ariko ntago nshyiramo ngwino ndebe ngwino ndebe yitwa ngwino ndebe yego urumva gusa nanjye iyo ngiye kurivuga singiye kukubegera ariko yitwa ngwino ndebe urumva rero rirakomeye mw'abantu rirakomeye bafite amazina meza cyane iwabo bari bazi kwita Kinyarwanda urumva rero ntago bari abantu bose ubona nta numwe nzi usibye Mpinga Nzima yo turaziranye ngira na nimero ye twaranavuganaga ngira ngo urabizi ko nikundira ibitaramo bya nkundi nyamibwa cyane yewe Mpinga Nzima n'umugabo we ndamuzi Sagara Imana imfashe kuvuga famiye y'abandi ariko ndabakunda barabizi hanyuma impanga ya Mpinga Nzima najyaga mubona nyine aho ngaho ariko simuvugisha ntago tuziranye singiye kubeshye hanyuma na Karara wambazaga rero ntago ndabonana na Karara face to face maso ku maso ntago muziranye reka ariko natangajwe n'abantu batangiye kunyita ngo ndi mukuru wa Karara nyine hari ahantu nakoze ikiganiro mu bantu b'inshuti zanjye kwa kundi umuntu yandika agira ngo ibintu biryohe yandika ati mukuru wa Karara none abantu bose no muri comments nabanyandikira kuri WhatsApp bambuza ngo Karara mupfana iki abandi bakamwe kuwaga ko tutazi yo Karara cyangwa muravukana sha Karara ni ntago muzi pe nago ndahura na Karara ariko nibyo nasobanuye nanjye nabonaga musa nanjye nari kwandika ko title mukuru wa Karara reka ntago ndahura na Karara face to face ariko ngira nimero ye ko nigeze kubasaba bari abakobwa bose mfite nimero zabo nigeze kuzisaba umuntu ngira ngo nzabisabire tuzakorana ikiganiro urumva nk'abagore mbona bashoboye bakurikirwa baze dukora ikiganiro se kugira ngo umugore agire imbaraga yakora iki ese mubona bimeze bite mukurikije aho umugore yavuye n'iki ibintu nk'ibyo byo kubaka igihugu ngira nimero ya Karara rero nkagira Mpinga Nzima nkagira ya Roza ngira ngo muramuzi mu YouTuber mwiza cyane ndamugutuye Roza mwiza cyane umwana mwiza ahubwo ngira ngo hari zirasaga zabaye iyo baza kwegera Roza bakamugisha inama nzi ko ibibazo bafitanye ngira ngo hari yari kubafasha kubirangiza ariko wenda simbizi ntago ndabibaza Roza ariko wasanga wenda byarananiranye cyase bamwimye umwanya cyangwa se yaranavuze nawe ati reka ne kwiteranya kuko hari igihe ureba ukabona bamugana bugiye guhana barahanutse ukavuga uti reka nicecekere ariko Roza ni umugore mwiza cyane kandi na Mpinga Nzima ngenda avuga bonzi muri bo na Mpinga Nzima ni umugore mwiza cyane umukobwa mwiza cyane uhora wisekera gusa utagira umutima urimo imbere ka uri open n'abana beza cyane Karara rero ntago turabona nawe ngo tuganire face to face ngo menye ate ariko jewe numvaga nshaka kuzabazana cyangwa se nkabasanga aho bakorera twikorera ibiganiro hanyuma rero umva zirasaga zose zabaye mfite nimero zabo hanyuma rero mbonye byacitse byayobye nibwo namuhamagaraga ndamubwira muvandimwe ndamubwira nti rwose rero nashakaga kuvugana nawe ibi bintu ndimo kubona ndabona hari famiye zigiye kubigenderamo ahita ambwira cyane kandi ndamwumva si mu bureminga buryo umuntu afite umujinya ababaye akora ibintu byinshi bitandukanye ati oya ati cyo kora ati ubwo bujyanama bwawe bwandike kuri telefone
ntago kuko nigeze ndeka kubwandika naramubwiye rero n'igihe mumaze kuvugana natunze nemera kubera ko nashaka kuza kusaba ikiganiro ariko nkurikije uko mbona ibi bintu byabaye wabigenza gutya musaba kwihangana ariko mu by'ukuri nta kwihangana yari afite kuko wenda birashoboka ko ibintu byari byamurenze urumva so bintu birangira bigurutse gutyo ntago rero rwose abantu banyumve neza hari nabo natangiye kubona babinyandikira inbox hari nabo nabonye batangiye kuntuka nanjye usibye ko jewe ntacyo bintwaye akambwira ati urimo urashyanuka mu bintu urimo yaje gute ntabwo nshyanuka kuko ndavuga ibintu ko mbyumva ntago nshyigikiye karara gutuka abantu iyi mikrofone niyo mpamvu twese tuyikunda uwumva twavuze ibitandukanye n'ibyo yifuzaga nawe araza tukamuha umwanya araza bakaguha umwanya kuko ibintu upfa kutaza ngo utukane gusa nashaka azaza natukane njyewe apfa kuzasoza avuga ko ari wowe wabyivugiye kari ibitekerezo byiwe gutukana byo njyewe ni gakeya muzumva ntukana kera ko muzabona ko yantutse uwo nguwo nawe uzamutuka ayi wewe ntabwo nge nzamutukuza oya reka nkubaza akabazo byari bikwiye ko ubundi umuntu mwatukanye ku ruhande ari ngombwa kuza gufata mikrofone ukamwishyura njyewe icyo nzakora ntabwo nzamutuka kuri mikoro kugira ngo ntagire abantu nsesereza nzamwihamagarira twembe tujye ku ruhande umutuke mushibagure uzaba uruhutse kandi umuntu yagusebeje muri rubanda ugomba kumwishyurira muri rubanda ngo nawe nyine bamwumve reka mbabwize ukuri mwa bantu umuntu nagusabye muri rubanda uzifungira umuntu mwihorere bakuvuge bizarangira bamugarutseho bamuvuge na muntu tukutamusubiza reka buri ucecetse ntago gusubiza iyo umwihorera akagutuka nk'umuntu ureba abavandimwe rwose buri umwe yicecekera akihorera undi ariko uburaje urebe sho ya kabiri iraje gasho ka kabiri karaje ngira ngo tunakazamukireho na gasho ka Briane ndetse n'umuntu bitwa Leila gasho katangiye ngira ngo reka nze gato yambane ngukine kano kantu ukumve urahita wumva ukuntu ibintu byo mu Rwanda kuri show biba bimeze nka za ndirimbo z'abakongomani ijya kurangira indi tibuje ikabiratangira Imana dutabare nibwo bigitangira kahore nitone gatoya umuntu ko numva bitoroshye imishajwa y'umugore ivugira hejuru yitwa niba ari ngo bitangira byose bizana kamwe bitangira byose n'undi gushyira uzandusha imbaraga zaza nkubita yaza confessing igihe muvuga ntaze kuzikurira ku byasaka ndakuyane na dawe uramenye ndabarije ako ntuce umurongo video hari n'iyindi mishajwa y'umugore ivugira hejuru yitwa niba ari ngo mwana wambabare nkamwiwe ngo ni wahara niba ari wahara niba ari rayira ibintu byitwa nk'ibyo niba ari ngora nazi sindamubona no kwisa hanyuma rero ku bijyanye n'iryo jambo ryakoreshejwe ngo akagore njye nahitamo kuba akagore keza nabwo k'umugabo aho kugira ngo mbe urugore rw'abandi bagore bagenzi banjye mayidiya byavuzwe ko usi hano mujya musobanukirwa ibintu umuntu aba yavuze mujya musobanukirwa ibintu umuntu aba yavuze ntimukaze guhimbira umuntu bivugwa ko kandi ibi ni ibintu byari bimaze iminsi bivugwa ku mihanda byavuzwe n'uwitwa Patino na Jacane abo bose bakoreyeho baramuzi ubwo bazi ibyo bintu ngira ngo urabyumvishije wambabare ibyo nusingira icyo mbivuga ngira ngo impamvu nashaka ko ibyo bintu tubigarukaho gakeya nuko ngewe nabyutse mbona bose ngira mu gisho gutunga nimero zabo nabyutse mbona status y'umuntu witwa Briane iragira iti yewe ndatanga ubutumwa uko yasabye abantu ko bari buze kubutanga ngiye kubutambutsa nkuko yasabye abantu ko bamutangira ubutumwa yewe ni inshuti yanjye rega mutangira ubutumwa uri inshuti na Briane ni inshuti yanjye uvuga ngo yakubwiye ngo ubwo butumwa ntago ari njye nyine yabibwiye yabwiye abantu bose kuri stati atabantu kandi noneho ngewe ngira umugisha uko yabiza Briane ndazireba yaba n'iza Rayira ndazireba ariko za Rayira reka ndebe ariko nanjye kuri status ngaho soma nanjye ndasoma ariko nge ntabyo nsoma nibo bisoma byose okay Briane aragira ati
Okay. Yafashe screenshot. Ni screenshot yafashe yo mu kiganiro. Mu kiganiro umuntu Raila yari yakoreye ku Rugendo TV. Aravuga ngo ashyira ifoto ya Raila. Arangije avuga ngo umuntu uzanye n'uyu mugore amubwira aze murangira umuti utuma umuntu avuga ntazane ibyo bintu by'umweru mu kanwa. Bitabaye ibyo bitera abantu iseseme. Murakoze. Iyo ni ya mbere. Akubitaho n'indi ya kabiri bikurikirana. Aravuga ngo ngibi birakira. Uwo baziranye amubwire. Ashyira entre parenthèse ashyiraho ngo Ivata. Urabyumva? Undi rero mutaripfana nawe yahise agira cyane baravuga ati nanjye ngomba kugusubiza. Iyo urangije ni ya Brian. Iyi ni ya Brian. Zose ngewe izo barimo barazireba aho ngaho. Kamera uzushyiremo zose baragenda bazibona. Hanyuma Raila nawe yamusubije nawe agira ati Raila yamusubije agira ati nawe nagajya aripfana. Okay. Nawe yaje afata ifoto ya Brian. Ahita ashyiraho ngo munyibutse uko uyu mugore yitwa. Kuko mufitiye aka message kihuse. Umuzi amubwire ati ashyira entre parenthèse wibeshye kuri Raila kuko azi gutandukanya Brian na Brian. Urabyumva? Brian na Brian. Ati azi gutandukanya Brian na Brian. So bivuze ngo Brian ni masculine, Brian ni feminine. Urabyumva? Ati uti humura uramutse uhinduye uruhande wagira uramutse uhinduye uruhande wagira ibyishimo nk'abandi kuko wagira ibyishimo nk'abandi kuko kuko bagenzi bawe ntabyo batanga pe. Urabyumva? Ubwo rero unyihanganire nge nta byishimo naguha ariko kumvugaho nimba biguha umunezero. Go ahead kabisa but ibindi byo shakira handi kabisa. Ngo nta byishimo yamuha? Nivuga ngo nashakira ibyishimo ahandi. Urabyumva? Wowe nta byishimo yamuha. Kandi ngo nabagenzi be ngo nta byishimo bamuha. Ubwo ntibiri buze kugaruka ku kibazo cya babandi. Ubwo nyine nakazi kawo bari abantu ubwo wazaza bidusobanurire. Nyine ubwo icyo nashaka kuvuga ariko Imana imbabarire si gukunda urugomo. Ngo nta byishimo namuha. Ubwo ntibiri buze kugaruka ko nababandi bahanaga show. Arongera arandika ngo yagwa ati bararira bakongera bakarira. Bombo Clatinade ubundi ni wowe wanje. None ubanza content zo kurira zashize hasigaye izo kuvuga Raila. Nari niriwe ntasetse cyakoza. Urabyumva? Rekera ntugire ibindi usoma. Reka mbyihorere. Mbyihorere ataza kuva bakagira umuntu. Uza no kuza kuvuga ngo iki. So bivuze ngo uko byagenda kose rero. Iyi mihanda content zacu nawe ngo zimeze nka za ndimo z'abakongomani. Ariko se nukubera iki abantu bashotorana? Kuki ubwo turimo gushakira mu mateko? Nukubera iki ubundi? Ntabwo nzi ikibazo pe. Habuze umuntu no muri buze kuzana content yo gushaka kubaka. Ngo twese tuyoboke tuyivugeho. Ntabwo nzi ikibazo. Uzi nka buri ubukwe bwa Kiramani iyo tuza gusanga ari nka prank. Igoda. Urabyumva? Nkuko ubukwe agose prank byamara iminsi ngahe kanimba na. Basira kanze nkore bakoze ubukwe bwa prank. Nubwo twabivuze umunsi urenze umwe. Biba birarangiye. Nyabitanga na seti bakoze ubukwe bwa prank. Nubwo twarerera umunsi umwe. Ariko ndebere ngo runaka ngo bamusanze muri parikingi, nta n'uwamusanze mu cyumba, nta n'uwamubonye yambaye ubusa, nta n'uwamubonye arimo gusamba, nta n'umuntu wazanye amavideo n'ibiki byose. Ako subundi baba barabikoze ibyo nibyo kuzana mu bantu ngo uje barabikoze nabyo urumva byaba ari ibindi bibazo kuko warasenye urugo rw'abandi. None se ubu nk'aba barapfike kandi mwabavandimwe mwe mwafasha abavandimwe mukabonga. Oya tubonge kandi. Numva bose bari mu gicu umuntu arabigenza ati. Aba bazi kuvuga rwose ntugire ngo hari umuntu uri buze kubitambika hagati. Ahubwo je ndimo ndibaza. Nibyo nashaka kubaza Espen. Ni ngombwa ko niba umuntu agiranye ikibazo n'undi aho kugira ngo amwegere tayari ugomba gufata mikrofone ngo ujye kumuvuga. Ntago ari byo. Ngewe numva ngiranye ikibazo n'umuntu namuhamagara ku ruhande rwanjye nkamubaza ngo turapfiki. Sibyo? Gituma ujya kunsebya. Gituma unyita akagore. Gituma unyita iki? Hakubaza ni ikihe kibazo dufitanye ngo tugikemure. Sibyo? Tukagikemura hanyuma tugakomeza inzira. Kereka cyo kora tubyumvikanye ngo duha abantu show ntuka.
kuko nameza kumenya amakuru yo muri iyi mihanda hari abantu nabo bitukishwa nkaba nakubwira ntimuvu jya hari unyandagaze nanjye nkwandagaze ducuruze kugira ngo tubone uko dutwika bibaye ari ibyo ngibyo ako nabwo se kugucururizaho kukwandagaza ntabwo mpamya ko umuntu yajya gucuruza azanamo ibintu by'urugo ariko niba rwose umuntu mwageranye ikibazo njyewe mbona ibyiza kereka niba nshatse gushaka ubwiyunge hagati yanjye nawe bikanga ibyo byo naza kuri mikoro nkabwira ntumva rero mbabwire abavandimwe kanaka yarantutse ndamuhamagara namubwira uranziza iki ngo twiyunge aranga none ndamuhamagara muteza muvunyi ndamubwira ngo genda umbarize kanaka aranshaka icyo aranga nibwo wenda naza kuri mikoro nanjye nasizoye none se ubundi kuki waza kuri mikoro ubyihoreye oya wenda naza kuvuguruza ibyo yavuze nkatanga ikiganiro nkavuga nti cyangwa wabuje gucuruza nawe kugira ngo wiyinjirize uvuga uti nanjye ndiniguye ariko naninjiriza udufaranga icyo nzi cyo reka nkubwire njye naravuze nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo ikintu cyabaye sinaseka abantu kuko narakubwiye ngo igihanda kiri ku wundi ubu nureba Raila ko yavuze ibi si yabivuze amaze kubona posta ya Brian ni ukuvuga ngo buriya Raila umenye mu bwonko uko byahise bimera nibwo wabyumva cyangwa se Brian ajya kuvuga biriya nawe uko byari nawe akimara kubona ibyo Raila yavuze uko mu bwonko byikoze kugira ngo umuntu afate ifoto yawe ishyire kuri status ye yandike kuri iyi nawe bikunda buriya nawe hari ibyikoroze undi nawe ahita afata status yakubitaho birakomeza byikoroga se kugera rya kuko ntabwo ntekereza ko iyo umuntu ari mu kiganiro nubwo umuntu yazana ibintu by'umwanga biragoye ko byahita bigaragara muri video ari video biragoye ko byahita bigaragara bisaba umwanya uhagije uretse rindira uyu munsi ya post ndasangaye mu gitondo umwe yabishyizeho 2:00 muri uyu mugoroba bakasha mfite wise yuzuye iwanjye muri uyu mugoroba ndaza kubona show za post zazira screenshot zazira message ba screenshotinze ariyo ntuza babanje ariyo thumbnail mu kanya urabona byacitse byaje bara niba humure bivuye mu nzira rwose sabe genda wiruhukire nawe Raila genda wiruhukire niba muri no mu mategeko ubwo mategeko arakora ibyayo simbizi ariko ubu ngubu tayari muvuyeho hagiyeho Brian na Raila gusa ariko bareba n'ababyeyi ari Brian ni umubyeyi yego Brian ni umubyeyi Gateka ntago muzi ibyo by'umubyeyi abishyira ku ruhande ushatse kumwinjirira Gateka arabubwira ati giye ibyo by'umubyeyi umwana wanjye hari nda urumva nyine kandi Raila weki Raila weki nyine ngiye kuba Raila n'umubyeyi na Raila n'umubyeyi baze gushyiramo ku kantu k'ububyeyi kabe garde fu nibura rwose gatume batashyirana hanze cyane yabanekeza ko ubundi umuntu wajya gushyira hanze bikaguterwa n'umuntu musanzwe muziranye umuntu musanzwe muziranye byo yagiye gushyira hanze ariko umuntu wo kuvuga ngo ni umuntu ngo utazi gutya ngo abonye navuze gutya ariko wa mugani buriya Raila na Brian bashobora kutaza kuvamo show nta show irimo ko ntago baziranye ntuza Brian ni umustar uzwi n'abantu bose Raila ntekereza ko ntago ari umustar uzwi cyane yego nawe ni umustar ntago mufobesha mbabarire ariko nk'ubu ngubu iyo ari Brian nandese ntago ngiye kuvuga umuntu batavuga ngo wenda ndabyifuje hari abantu nzi muri iyi mihanda mugani kuri aka kazuba turimo twota bashobora gushwana ebana igihugu twese tukarara twabonye views abatari monetize bakarara babaye monetize ako jewe ndimo ndahamya ko gusa ariko ntago dupfobeje bose uburakari bwabo ntago ari byiza ngo kuki umuntu ajya kuvuga indi ntera kuki umuntu afata umwanya wo kujya kuvuga undi abagamije iki ariko abangaba bo ntekereza ko ntago bavuganye ahubwo buri muntu arimo afite uwo arimo kurengera urumva Brian arimo ararengera Sabe kuko Raila yavuze nabi Sabe hanyuma icyo ntaramenya ni niba Raila avugira Karara ariko Raila bitangira yavugiraga Sabe ubundi we avuga ko nta muntu n'umwe avugira nta n'umwe avugira ngira aho bigiye ati giye mpfa kuba namenya andi makuru gusa ariko nawe mu kuvuga kwe arasa ntakajya ashyiramo imbere Raila arasa rwose na to iri hejuru cyane hejuru mu bicu urumva Brian yavuze ngo niba Brian yabonye to Raila imurya mu matwi byancanze umuntu ugiye kumurusha kuvuga cyane buriya wasanga ariko nakavuze ariko mfite ubwoba nigeze gukora ikiganiro aha ndavuga ariko Brian arabizi ko nta mutima mubi namugirira nubwo atananze nawe niyo yayenda umufana we mfite ikibazo nifanira abantu mu gikari ntibamenye wenda bamenye basanga nanjye bafata Imbumbe TV bakagira gutya bakayiboostinga ikaguruka ariko nyine bose mbafana ku ruhande
kandi si ibya nonaha maze igihe kinini na Brian mufana yigeze no kumfasha akantu atazi turi hariya kuri Profame ku ivuriro ririya ku muhanda w'amabuye ntago yabyibuka ndabizi n'uwo yafashije ntawazi ariko yigeze kumfasha akantu nubwo mbivuze atari ngombwa ariko ndamuzi. Ni byiza ko umuntu yagufashije ugomba no kumushimira. Yaramfashije hariya ashaka ko atabyibuka ariko yarabinkoreye twahuriye hariya kuri Profame kuri urenze Legacy hirya kwa muganga ntago nzi niba yaravuye kwa muganga sinzi ibyo yararimo ariko yankoreye akantu wenda ntabyibuka ariko ngenda bizi mbibika ku mutima kandi ngenda umuntu iyo umuntu yankoreye akantu nkabika ku mutima. Icyo nashaka kuvuga ntago nashaka kurata Brian ko yankoreye ibyiza ibyo ko niyo nabivuga nta kosa ririmo. Ese yagukoreye ikindi batari ibanga? Oya ni ibanga. Nzamwisabira tubonane mbimwibwire nawe ndabizi ko atabizi. Wenda ubu nimvuga twahuye araza kwibuka ngaho hantu ariko narahagiye ndahicara igenda gutya na gutya ariko nawe ntabyo azi. Kandi ni byiza gukora ikintu cyiza nta kindi ugamije udakeneye no kuzabyibuka ugakora neza ukigendera. Urumva icyo nashaka kubwira bose n'abafana banjye nako ndabafana ngewe simbizi niba nabo bamfana ariko ngenda abafana bose rero nakasa mutwe wa mugani wa Godfather ari Brian ntiyoroshye. Brian yo yakwanika akagushyira hara kuzuba ukumuka ubundi akakwitera. Rero ari Raila nawe nabonye atoroshye urumva Raila nabonye nawe atazi kwihangana igihe hari akantu kamukoroze. Rero byaba byiza niba hari ikibazo bahuye bakakiganira kubera ko icyo nzi cyo nago Brian na Raila bashobora kutaza kuvamo show ya cyane kandi urumva abantu nibyo bashaka cyangwa se kugira ngo ivemo show hari umuntu ushobora kuza guhimbira undi hakaza guhuruduka umuntu akavuga atari kuzi Brian Raila mbwiye ibi n'ibi cyangwa se akagira ubwira Brian yakuzi Brian Raila mbwiye ibi n'ibi kuri wowe ugasanga hajemo utuntu two gusopanya abantu kugira ngo imiriro yake. Imiriro nta mpamvu y'imiriro mw'abantu nubwo mbibabwira mukambwira ngo nje kuri iyi mihanda ngo nubitse amaso ntago nubitse amaso nta nubwo nshyigikiye abantu batukana urumva muvu ntago nshyigikiye abantu batukana nta nubwo nshyigikiye umuntu umenyera undi cyangwa uvogera undi. Oya umuntu afite uruhande rw'abayemo afite ubuzima bw'abamo ngo munogeye umuryoheye uko agenda azamuka niwe uzi iryo terambere rye. Rero wowe uyimufasha ukamwinjirira uba urimo umuhemukira. Numva rero nanone gufata umuntu w'umubyeyi ukavuga ngo ni akagore gore mugenzi wawe ntago rwose Brian ntago nabishyigikira. Gufata umuntu ukavuga ngo gaposting ifoto ngo ibi bintu yazanye twese se nino tuvuga ngo azane ibyanga twese cyane iyo uvuga wungikanye wihuta byanga bikunda amacanshwa ari mu kanwa kawe aravura yavura ibintu bigasohoka kandi ibyo ntago ari ibya Raila gusa ukamera nk'inyana yaresheje. Ibyo ntago ari ibya Raila gusa ni umuntu uwo ari we wese yarimo kuvuga yihuta avugira hejuru amacanshwa ari mu kanwa ke asa n'ayumye noneho yasa n'ayumye kubera ko arimo kuvuga kandi ikindi cya kabiri ntaba yireba ngo yihanagure. Mwebwe ubu birimo kuba njyewe ntago ndimo kubireba barimo kundeba kuri kamera nibo babireba. Linete zawe nagize akantu hano groove rero ibyo ngibyo ubireba niwe urimo kubireba kubifata rero kabinseberezamo ntago ari byo pe ntago ari byo. Urumva ariko umuntu wese iyo wamukoroze akubita ahababaza nawe itareba ahantu agomba guhita kubabaza akaba ari ahita kandi ko RMC yagowe ubi nabyo irabijyamo nabyo amugani urwego rw'igihugu rushinzwe RIB uko yagowe ubu mukanya umwe arajya kurega unete yantutse. Agobuza abantu bo muri iyi mihanda inshuro baje kwitaba RIB muri wese umubaje ngo ngwitinga convocation yabonye za RIB hari ahantu rero ukuntu numva ndimo kuhatinya wenda urugero ufashe nkafata ku mavuta ukamaza n'inshuro ko ari nk'iwabo impamvu ari urwo rugero ntanze we turakorana nta ku mavuta baye abaye simeruka kumubona hari n'uyu munsi ari ikiganiro mu kanya agiye gukora mumbwire ngo sipara ashaka ikiganiro cyawe nawe ntakigwa nta kibazo urumva ubwo niyo mpamvu nari nanze urugero kuri fata ku mavuta ubonye nk'inshuro amaze kwitaba RIB ni nyinshi akitaha mu gitondo nimugoroba akabona agarutse bati kugarutse se ntabwo byarangiye ati wapi garutse guhindi ketse fata ku mavuta nawe simuzi cyane nawe ariko najyaga ngira ngo ni umuntu rwose ibintu by'ibyaha bidafataho. Oya none niyo mpamvu atari yafungwa agerayo akazanga n'ubundi ibyo yavuze we nta kibazo kirimo. Ni ukuvuga ngo yigeze kudutera urwenya n'ukuntu mu gitondo ajyayo nimugoroba agasubirayo bati ntabwo byari byakemuka se ati wapi n'indi kese ntabwo ari arumva erega isi turimo mwabantu mwe oya zironga turi kuvuga ibintu ufitiye gihamya ntago ajya avuga ibintu by'amafuti afata avuga ibintu biri ukuri urabyumva kandi burya kenshi
avuga n'ibintu yabanje kuvugisha nyirabyo. Icyo nicyo cyiza. Nicyo cyiza. Reka mbabwire nuza kuvuga umuntu kubyo yakoze ujye ubanza umuvugisha unamusaba uruhushya. Guti rero jewe ibintu wakoze byandenze ngiye kubivugaho. Oya kenshi nta nubwo fata wajya za kuza kuvuga ngo ibintu byabaye gutya ngo runaka ibintu yakoze. Uriya kenshi we yizira muri operation zo kuza kuvuga umuntu runaka. Urabyumva? Kandi ntashobora kukuvuga utabyemeka kuvuga. Ikindi sometimes n'ijye usanga ayo makuru ariyo bayamwihereye atakujya uze kuvuga bitari byo. Dore yego. Urabyumva neza? Ibyo rero ugasanga wenda ndabivuze ndimo ndavuga mu kabaranga agahita yikubitamo wenda Angelique. Angelique akajya kundega. Angelique yajya kundega najya ngubwira ariko Angelique narwo nawe nari ngambire gaburi. Navugaga ibivugiraga SP ahubwo nuko nzi neza ko kuri Mojo SP byasohoka na Angelique. None naje nivugira SP Angelique asanze mbageze ate atubwo nanjye mvuzemo. Oya ariko namwe mugira systeme. Ya indi yo kuvuga ngo uteye ibuye mu gihuru. Kibwejagwe n'ikibuhamije. Ako kadefo murakagira. Cyewe nshura kuza ega urumva umunyamakuru. Kandi urumva rega urimo kumvuga ngewe ndiyumva. Ega ikindi kirimo we hari ikintu utazi. Mu Kirundi bwa niho babyita izina ryiza. Buri umunyamakuru mu Kirundi amwita umenyesha makuru. Urabyumva? Ntabwo nyine kuri bushyira analize ku makuru natangaje ngewe. Urabyumva? Azino ngazi nyazi mfite proof mfite gihamya. Niko kazi nshinzwe kumenya ngo SP no umustar. Tumusanze yinyariye muri Mojo. Ninagira akantu ka kimuntu wo kudashaka gutangaza ko SP yinyariye. Ariko si ikibazo gihari. Reka nguce mu ijambo nkubaze. Ikibazo gihari iyo SP yinyariye nta gutekereza ingaruka biri bumugireho. Iyo dusanze murimo gutanga inka ko mushaka ko tubivuga twasanga kuri butike barimo kugusebya ko wabambuye nimujanye ko tubivuga. Ariko cyakora mbaga. None se urumva wowe hari uwanga kuvuga meza amabahari. Niyo mpamvu rero ubundi uko inkende yurira igiti niko abasigaye hasi bayibona ahandi hasi hayo. Urabyumva? So bivuze ngo niba wiyemeje ko ugiye kuzamuka ugasongero mu byiza menya ko tutazahora tureba ibyiza gusa niba uzakora ugasengera tuzabivuga. Gusa ariko nanone ibyo uvuga ndabyemera. Ariko nanone umenye ko uko uvuga ibibi by'abandi nawe ujye witegura ko ibibi byawe nibigaragara wagira ngo abantu babivuga bajya batinya ko bazabavuga nawe burya atemitaka atemitaka yisigira iryo bazamurenzaho. Urabyumva? Gusa icyo ntemera cyo neza ngewe ikintu kiribuze ko affect umuryango w'umuntu cyangwa ubuzima bwe bwa burundu. None se turabigira dute ko akenshi usanga ariho bishyira bishyana. Iyo mwashwanye usanga mwatatse Godfather niwe uriya Godfather nkunda kumukurikira nubwo agera aho ngaho akankomeretse. Ariko nkunda kumukurikira cyane kuko uzi ikintu cyatumye nkurikira Godfather njye mbivuga. Godfather ajya akunda kuvugira imiryango y'abantu kavuga ati kasatuye isuka mwe ko twebwe turi kuri iyi si ariko imiryango y'abantu ariko ni iyihe sagari yabaye arasinibuka sagari yabaye abantu bashaka kwataka uwo muntu n'imiryango ye. Godfather aravuga ati ibyo murimo gukora byo kwataka imiryango ntago ari byo. Umenye ari ya kese ya y'umunyamakuru wahoze ari uwanyu Jean Paul. Yego. Sinzi kuntu hajemo ibintu byo kwataka amafamiye y'abantu. Godfather rwose atonganya abantu arababwira ati byatumye mukunda cyane ndavuga wawo nibura nubwo twebwe twishyize ku mihanda ariko uyu muntu arimo aragira abantu inama. Maze iminsi rero nkurikirana ibyo avuga ubu ngubu nkumva mbuzemo ikintu. Nawe ngameze nko kurya ifi. Fana kurya ifi nkuhagurika. Birimo kurya ifi rya gake utoranya. Ahubwo ntabwo ameze nk'urya ifi arahubagurika. Nyine niyo mpamvu uri kukubwira kuko kumwumva ibintu abavuga bimeze nko kurya ifi. Nuvuga ngo ushatse gurya uhubagurika kumva ibintu ibiganiro byo ngo uhubagurika ubyumve nawe nkawe nta kintu kizima wakuramo. Oye ahubwo nje ntakubeshye ntago nareka kubivuga ndabizi hari abari buntuke nkuko nabonye batangiye gutuka abandi ariko se rwose ibi bintu cyo kora espèce yakoze kuwa gatandatu cyangwa kuwa gatanu narayumvishe ndavuga nti bundi ibi byose ibi ngi kare kose iyo ubanza ukaba umuntu nkuko usanzwe uri umugabo ukaba n'umugabo ugashaka ibimenyetso ugashaka ibyo byose uko kuntu washakishije ibintu hanyuma abantu bakabiguha ukaza uvuga ibintu bifite fact ariko bwa mbere na mbere yasaga iba numvishije espèce ya Godfather ngira gahinda ndababana ndavuga Godfather arafata umugabo mugenzi bakamwanika akamwishima hejuru akabiririmba we ikije itafatiraho kigeze akavuga n'ibindi ejo byazana bakafatiraho ariko ni defu none se mwebwe kuki mutamubwira ko ari umucamanza we nuko entertaining abantu ashinzwe kuvuga kugira ngo ducuruze nuvuga ngo ikintu ni cyiza ntago ngiye nshinzwe kujya gukora analize ngo menye ngo eski ibintu nibyo cyangwa ntago ari ko birangira se akoza analize
umutima nama wanjye numpamanya ko ibyo bintu atari ngombwa ko ndibuze kuza kubivuga ndabona abaye umuntu urabyumva ariko bidakwiye ko hari abandi bavuga bati Imana ishimwe birabonetse reka twivugire none se ko birangira agarutse aba yamaje kumenya ukundi kuri hanyuma wa mutima yasenyese arimo arabubaka cyane agashinzwe kubaka imitima y'abantu rega rimwe na rimwe mujye mumenya ko ibi bintu dukora sibyo ibi bintu dukora byaba byiza tugiye dusana n'imitima y'abantu ugafata umutima w'umuntu basenye nibura wowe ukaza uje kuwusana nka Godfather ubu abantu bamukurikira urumva space akoresha abantu baba bariho yakagombye kuba ari umuntu uza asana cyo kora ibisenyeka cyo kora akabisenye urumva niba abona hari umuntu wigize akabarore akaza akamusatura ariko nanone kuza gusatura utabanje kumva se hanyuma nyuma ukaza ufata ibyo wasatuye ushaka kubibumbabumba none se ya nkovu irimo hagati uzayishyira he si bihuriye nacyo ni ikindi kibazo gikomeye niba usatura banza ushaka amakuru usatura unahana aho kugira ngo banze uza gusatura hanyuma nyuma ushake kudoda ibyo wasatuye hazamo inkovu iyo nkovu kandi washyizemo ntabwo izasibangana turimo twiganira ku musozo rero ku Mbumbe TV nizihe mpanuro ubona natwe waduha kuri 3D TV hano rwose kugira ngo turasoje 3D TV na mpanuro natanga wenda ntago ndi mukuru cyane umukecuru hano abantu ariko nanjye ntago ndi mutoya 3D TV mwebwe muzaba imfura ntihazabemo amatiku nanaba mujye muyahungira kure sibyo kandi ikindi turushaho kubaka umubano n'abantu kugira ngo twubake urwangano aho kugira ngo twubake iki namwe hari utuntu tw'udusagwa nari maze iminsi numva tw'abantu bavuye aha bakajya ahandi akagaruka abandi akagaha n'abandi bazaze kuba wava kuri 3D ukajya gukora ahandi ntacyo bitwaye amafaranga se ugiye gukorera amafaranga pe kandi umuntu afite uburenganzira bwo kujya gukorera aho ashaka ntago wowe muvunyi utegetswe kwicara muri 3D TV ngo urambye niba ubona aho guhemba sawa urakora kandi ukore nk'umunyamwuga ukore nk'umuntu urimo kwikorera kuko icyo kigukorera kiba kiguhemba niba ubona bidakunda uragenda ujye gukorera aho ubona byakunze ariko ugende nk'imfura sibyo ariko ibintu by'amatiku by'amashyari ariko abantu muri showbiz ntago mbizi ngira ngo hari amatiku umenya yinjiza cyane ibintu by'amahoro umenya nta mafaranga bitanga we don't need a peace ibaza ariko ibaza icyo kintu niba tujye duhora mu miguruko y'intambara gusa ngo bajye bahora mu miguruko ariko bahore mu miguruko itari buze kugira icyo affecta ku miryango ariko buriya reka nsabe n'ikintu ubuyobozi bw'igihugu cyacu niba hari ikigo kibifite mu nshingano kizafata umunsi umwe gitumira aba YouTubers bose bo muri iki gihugu bose nawe ufite umusubscribe umwe kibatumire kibaha amahugurwa kibigishe uko bagomba kubaka igihugu kibigishe imibano nubwo babatwaraye ntiwabona ahantu bashyira kuko niba hari ikintu gisigaye kiriho ni Channels oye Channels rega kubaho ntacyo bitwaye kuko cyane cyambere iragabura urumva niba ubashije kwicara rwose ukitunga kamera na mikrofone fungura cyane upfa kuba ufite ibintu ugiye kubwira abantu rwose birinjiza ntibazababeshye urumva icya kabiri kabishwe bamarana sha musema mubona abantu bari muri izi ntambara mukagira ngo niki birinjiza n'amashyari abamo wenda wowe ntuzaze uri umunyeshyari ariko habamo amashyari kubera ko hariyo umugati ntibazababeshye aba bose mubona barimo bashoza intambara nuko bazi ko harimo umugati ikibazo ni kimwe nuko babigiramo amashyari kandi nta wahembwa make ngo nuko undi yahembwe nayo mpembwa wowe ntiwayahembwa ayanjye n'uyampemba simuzi nicyo kintu gisekeje icyo nakoze nafunguje konti ahantu banshyiriraho utuyero twanjye nkagenda nkadufata nicyo kintu nawe ukuwo n'undi nuko nawe afata twaba duke twaba twinshi sinzi impamvu rero wihakungirira ishyari kandi utu tuntu twanjye ntago wari budufate ya kamere muntu ngira ngo hari itagikurwa na ndanze rero bavandimwe bene data wa mugani wa muririmbyi twimike icyo dupfana aho kwimika icyo dupfa rwose niba umuntu ubona yagushotoye muhamagara cyangwa umuteze n'abantu binshuta kandi mbere yuko bijya mu buyobozi kanaka karimo kunshotora ko twese turi muri showbiz ko twese turi hamwe aranshaka hiki mwamumbarije icyo namukoreye urumva aho kugira ngo wihutire nawe guhita utukana ubikubita ibintu hariya none intambara zivuke
buriya rero hari n'ibintu biba bidakwiye kuba mu babyeyi, ntabwo hakwiye kubamo intambara nk'izo murakoze rero, ndagushimiye cyane abantu bose bakurikira kuri TV bagiye ku Mbumbe TV, nyamuneka rwose ajye umaje kugira abasabu 2020 bingahe 21 birenda kwinjira muri na 2. Okay, iki kiganiro umuntu wese uri buze kukireba, abadiaspora rwose mu nkurikire, tuzajya tubaha ibiganiro byinshi bitandukanye, ibyubaka, ibyizisabwa zabaye twinjiremo gakeya, gutyo twubakane kandi twubake igihugu cyacu. Ngiye nkunda abadiaspora cyane, nkunda ko batagiye ngo bibagirwe igihugu cyabo. Okay, ngira ngo umuntu wese ukurikira ibiganiro byacu kuri 3D TV Rwanda, nawe niba uri buze kureba kino kiganiro, turakwinginze turagusabye kugira ngo uze kuza kurangiza kureba kino kiganiro, views kibuze kuba gifite zamaje kwiyongera ku Mbumbe TV, turaza kumupiningira channel yiwe, namwe muze kujya kwinjiraho, mugende murebe, mukandi subscribe, mukoreshe ya comment, mubwire bitagenda cyangwa se bigenda nabyo mu courage. Bisanzwe ba Joseph Muvunyi, ibiganiro byacu byo kuri 3D TV Rwanda nakagaruka. Murakoze cyane. Abashu mwambwira agakoresho bakoresha iyo bapima ubushyuhe bw'umuntu urwaye. Of course, ni thermometer. Ngaho noneho nimumbwire, Bangkok baturi imbere w'amasaha ngahe? Bangkok turi imbere y'amasaha 5. Hani, uko gukoresha abana homwa no kuba igikoma. Ubu mu byo kunywa byose biri ku isoko, igisubizo ni ji ya Sane yo mu gakombe. Ji ya Sane yo mu gakombe, haba iy'umwembe ndetse n'iya pome, zose ni amafaranga 300 gusa.